yaduhaye edeni nziza, ibi biti byose byera imbuto, Imana yarabiduhaye, Imana iradukunda cyane. Rebera izi mbuto zose ukuntu zimeze, Mana we utugiriye neza rwose, maze wampaye n'umutware wanjye Adamu arankunda cyane. Njya gusoroma ni nziza cyane, kino cyo kigiye kwera rwose. hajya niko Imana yaravuze iti ntabwo muzarya imbuto zose zo muri iyi ngobyi. Oya, Imana ntabwo yatubujije kurya imbuto zose zo muri iyi ngobyi, ahubwo yaratubwiye ngo kiriya giti kiri hagati mu ngobyi ngo ntituzakiryeho, nituramuka tukiriyeho no gupfa tuzapfa. Imana yarababeshye, ahubwo kiriya giti nicyo cyiza kimenyesha icyiza n'ikibi. Umuntu wakiriyeho abasha gukora ibitangaza nk'ibyayo. Yarababeshye, uzakiryeho wumva kizaba kiryoshye kurusha biriya byose uri mubona. Natwe tuzaba nk'Imana, muzarema nkayo, no kurema muzarema nimukiryaho. ariko uzi ko ari byo uzakiryeho wumve nicyo kiryoshye kurusha biriya byose ubona. ngo nitukiryeho tuzapfa. tugiye kukirya tujya kukiryaho wumve rwose rwose pe. Mbega imbuto nziza we, zibereye amaso. Nibyo koko. Cya giti kiraryoshye cyane, ntabwo nakwihererana ibi bintu. Ngiye gushyira umutware wanjye, uzi ko iyo tukirya kera tuba twarabaye nk'Imana. Nzashyira umutware wanjye, mukunzi wanjye, mfite siripurize y'ifori. Ntabwo wayimenya? zo kuri cya giti Imana yatubujije kurya. Izi nizo, ariko mfite ibanga. Reka je ntabwo nakuri. Umva, izi mbuto nituziryaho tuzaba nk'Imana tureme natwe. Reka ntazipfira. Imana yavuze ngo uzakirya hazapfa. Ntabwo ariko se nahereye mu gitondo nzirya, n'ubu ndacyazirya, nubwo ntangiye kumenya ubwenge. Bisa napfuye. Imana yaratubeshye. Hari inyamaswa imwe yabimbwiye. Inyamaswa? Inzoka. Ahubwo reka nkubwire. Yakubeshye pe. Uru rubuto ryawo wumva rurusha izindi zose. Naruryaho ariko tuzapfa. Do. Jyaho nawe wumva. Naruryaho ariko tuzapfa. Oya rya nta kibazo. Ziraryoshye we. Tuzadora tuzisoroma. Nawe we ubaye mu bya bindi Imana yatubwiye we birasohoye. Tujye kuri Umva imirindi y'Uwiteka, Imana igenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana. Adamu. Karame. Uri he? Numvise imirindi yawe muri ino ngobyi ntingishwa nuko nambaye ubusa. Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Aho ntiwawariye kuri cya giti nakubujije? Umugore wampaye niwe wampaye kuri za mbuto ndazirya. Eva. Icyo wakoze icyo ni iki? Inzoka yanshukashutse ndazirya. Umbe wanzoka we. Kuko ukoze ibyo
ubaye ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda hasi. Uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nanjye nshyize urwango hagati yawe n'uyu mugore, kandi nshyize urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsitsiro. Kandi nawe Eva, kuko warenze ku mategeko naguhaye ukumvira inzoka, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Nawe Adamu, kuko warenze ku byo nakubwiye, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Buzajya bukuremeramo imikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Nuko Uwiteka Imana yavuganaga nawe aya magambo. turangiriyeho barashutse cyane ubutaka kuvumwa we babo we ihangane ntabwo naguhaga nambaye n'ibicocero